Yes, ndi kumwe n'umukobwa mwiza reka agiye kutwibwira ngiye nkuko mubizi ni Stein TV show. Stein TV show tubazanira ibiganiro bitandukanye, tubazanira abatumirwa benshi. Yes, reka nawe abibwire, ani mukuru bihagije arabizi, Hello guys. Hello boys. Bakwita nde? My name is Janvier. Yego. Kabanze kuzina bita Sky. Sky. Yeah. Janvier none uyu munsi watuzaniye agaki nk'umutumirwa w'uyu munsi kuri Stein TV show. So uyu munsi rero ubundi murabizi ko njya mbaho nyine tuba twaje nyine buri munsi, ariko uyu munsi uyu munsi no gutembera. Okay, hello guys, hano turi mu kigo cy'indangaburizi, around nyine indangaburizi murabibona nk'abari kuri kamera bari kubibona cyane. Yes, Janvier, Stein TV show hari icyo wabuyizeho? Stein TV show ni byinshi nyiziho. Iyo channel ni kambyita kandi na channel, ariko ni channel y'umuntu. Yego. Uwo muntu nzika kuri ibintu birenze cyane byatanje. Afasha abasare batandukanye kuzamura abafite impano, ni byinshi kabisa. Okay, Janvier, nawe turakuzi ko uri umunyeshuri yiga mu kigo cy'indangaburizi, gusa ariko mu myigire yawe twumvishe ko wiga multimedia. Ese multimedia ubigereranya ute n'ibintu usanzwe gukora mu buzima usanzwe iri mu rugo? So multimedia ni trade nziza cyane ariko ku bantu bakunda ibintu by'imyidagaduro, abantu bakunda ubunyamakuru, abantu bakunda ibintu byinshi cyane nyine bigiye bigerwaho, amakuru menshi agiye agezwaho ku isi n'ahandi hantu hatandukanye cyangwa mu Rwanda. So multimedia rero tuba dufite abanyamakuru mu kigo, tuba dufite abantu beditinga ibintu byinshi bitandukanye, abantu bafotora. So multimedia ni section nziza pe, nziza cyane. Asante kabisa. Janvier, hari utubazo ngira dukeya nkwibarize. Ese are you ready? Ready. Okay, Janvier, ngiye kukubaza akantu akabazo nyine kari tricks gusa, ariko wowe uraza kunsubiza, sibyo? Okay, Janvier, wakwemera ko nkubaza ibara ry'umukara ku gato ukabyemera? Byaterwa. Okay, nari ngiye kukubaza, sibyo? Nyine wowe ikintu nshaka ni ukwemera yego cyangwa we wakwemera ko nkubwira ko ngo vuga ibara ry'umukara ku gato, wabyemera? Oya, ntabwo nabyemera kubera ko ibara ry'umukara kenshi akenshi abantu benshi bararikunda tu, sibyo? Ariko ibara ry'umukara akenshi yarumva ngo risobanura ikintu kibi nyine kibi. Okay, nongeye kukubaza, iri ni ibara? Iri bara rijya gusa nka grey ariko si grey. None rijya gusa nk'ibara ry'ivu ariko si ivu. Iri ni ibara? Iri bara ni iry'ubururu. Iry'ubururu. Iry'ubururu ariko riteruye. Okay, bless you. Iri bara ni iri? Umutuku. None nakoje ngo iki? Wambaye ibara ry'umukara. Wamubwiye ngo iki? Naririmo aho ngaho nari gusubije kubera ko nzi igisobanuro. Hello guys again. Uyu ni umutumirwa nk'uko mwari mubizi, bamwita Janvier, gusa ariko akaba afite nk'akazina bamuzi naho, akazina nyine izina rye ry'akabyiniro. Batubwira izina abakuze abantu benshi. Abantu benshi ubundi ntabwo ko nitwa Sky, akenshi bakunda kunyita Mama Africa. Wakoze Mama Africa byaturutse. Nawe rero ukurikira iki kiganisho kwibaza, ese Mama Africa ryaturutse he? Ese no mama wo muri Africa yabyaye abantu bose muri Africa? Hawe reka twisobanurire, atubwire neza iryo zina rivuze. Janvier, dufashe. So impamvu nkunda kwita Mama Africa, nyine Afrika nyine niho duherereye tu. Afrika niho duherereye, ariko njye nkaba ndi mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rukaba ruherereye muri Afrika. Rero nkaba nkunda Afrika kubera ko ari navutsemo. Ikindi rero nkunda imico yaho, ngakunda nyine n'ibintu byinshi bihabera byinshi kandi bidufasha mu rubyiruko. Yes. Thank you. Muri iyo mico turi Abanyarwanda, turi mu gihugu cy'u Rwanda, tugifite imico yacu itandukanye n'iy'abandi banyafrika. Ese muri mu mico gakondo yacu ni iki kintu wiyumvamo wowe ushobora kuba wakora ubuzima bwawe bwose, cyangwa wowe ushobora kuba wumva nyine ari ibintu bikubamo cyane? So ikintu nkunda cyane, ariko cyane nkunda ibintu bijyanye n'indirimbo gakondo. Ese ushobora kuduha akapela ku bintu bijyanye n'indirimbo gakondo? So naribi. Akenshi nkunda ibintu bijyanye n'umuvugo, ibintu bijyanye n'indirimbo gakondo nyarwanda. Yego. Nababwira wenda nk'indirimbo gakondo naribi. Ni akamariza ntabwo ari yanjye. Yego. So dukomeze tugende cameraman. Yego.
birakorohera kugenda uri kuririmba cyangwa duhagarare wenda aya nta kibazo urimba akantu gato nta kibazo ntabwo tukugora. mareba atemba aho maribori ntaramubonye agorora ikibera kebutse ndebye ndo icyo kibibi cyamubimbuye mu buranga kikamurangiza mu gituza kikamutembera mu mukondo tumva inkobyi ndebye mikombe kibatsi kimama mu gihumbi. So nizi kabisa. Hari umukobwa bita Sky Mama Africa, nushaka umwite Mama Africa kabisa, abantu afite impano zidasanzwe, urabyumva cyane ko muri gakondo. Nawe ukurikira iyi video niba wiyaminiye koko challenge ha ya uzadutumire ubundi muri comment uze gusigamo niba mwongera mumukeneye tuzamugarure. Ciao guys, reka Janvier dusezerere abantu badukurikiye, hanyuma ababwire n'icyo akunda n'icyo yanga ndetse n'icyo abifuriza mwebwe muri kureba iyi video. So murakoze mwe twatangiranye mu kiganiro cyacu. Ikintu nababwira cyo ni guharanira gukora ibijyanye n'umuco gakondo. Ikindi tugakunda, akenshi hari igihe usanga nk'umuntu atuye muri Afurika cyangwa atuye mu gihugu cyakakose ntago agikunda. Wayi kuri icyo utagikunda kandi icyo wavukiye musoki nabashishikariza ni ugukunda nyine iwanyu ibyiza biri iwanyu. Ikindi nababwira mwebwe igicano Stayini ni channel nziza cyane, nabashishikariza kugira ngo mukore subscribe mukakurikira ibiganiro byanyu. Ikindi abafite impano Stayini kuri channel yabo ni number wamuvugisha akaba yagufasha. Ikindi abantu bankunda nanjye ndabakunda cyane. Ciao tusasubire. Yeah guys, yari Stayini TV show, turabakunda cyane. Mwabyumvishe ko na Janvier aragikunda. Guys, ndagikunda guys ku mutima. Ciao dusubire nawe ubutaha. Ciao.